wanje abonye umuhungu umugabo mukunze akavuga ati ndakujana ntagende ureke ko abaza umugore wanje kabi ariko wowe ukamuza umugore pepo kaza arika daimon umurozi ngo gukunda reka abana ukamuza akugurira umwenda buri kwezi ntagurira abana imyenda bamukaza afite abana nabi n'amapepo dufite abagore b'amapepo umuhungu umusore nimba warakunze umupfakazi mushake mushake Imana nayo iri mu kwimanura urubyaro se nk'ibintu iri mu kwishongereza bimwe biteye ubwoba urabona ko bavuga ngo ntushaka umugore ngo wakunze umuntu ngo ariko ikikubuje gukunda umuntu the end of the day ngo nuko bumvishe ngo arabyaye maze Imana ikabigipfika ikaja kuguha abana bo kugira umugore abya abana batanu cyangwa batatu umugabo abafata amwishe igihe gituma mukoranura niki bazombe mwe ako gukoranura turakajaho ndakabitse icyo cyo gukorana na directors avanga bibi shami diplomasi nyinshi kandi ntizikenera jewe ndagushaka ariko abana batanu abana basigare wowe ugende uje kurera abana be b'umugore we wapfuye ariko abana bawe ubasige ubate uwo mugabo ni mayimayi ntuzarera uri hano uri ndaya kwaso bukwe ntabwo ukubuye ndaya uri ndaya y'abagabo ariko twararenganya abana kandi yajanye umutima kubangisha bari bamwe ni gaki none mwe mwamujanye ko muge kumwangisha nyina mubyaye ukavuga ngo ufata umwana w'imyaka 2 ufata umwana w'umwaka umwe umumekure nawe uri umubyeyi warabye abana bawe 7 10 kabirerera wenyine ariko nukuri wowe ukavuga ngo kwa kumufite ngenda avuga out of experience natwe abasingoma datubicamo reka nishaka reka nitangeho urugero ngiye nkunda gukoresha ingero nzi mpagazeho z'ukuri uriya mwana wanje nabita mu muryango wacu turaza kuhagera turaza kuhagera abana nabande nyamwe abana nabacu twese turabahuriye kibazo kiri utagize umubano mwiza tuzagize umubano mwiza complete n'abana no bahindura n'umurari gucenga bahindura umurari ntabwo yicaye kubera kuko ahisemo kwicara ngo umupfakazi ahubwo ahisemo kugira ngo abana batazabanyaka kubera iki nimba umugabo apfa yagusigiye abana 2 abana uburenganzira bwawe ku bana yabahita bukwambura bukaje aho abana umugabo wapfakara agashaka ako nakarengane ibintu by'akarengane mwafashe murabitakatifuza mubigira mubyambika ikote mubigira ukuri biraruha bibukuri ngo niko ibintu bikorwa ngo niko ibintu bivugwa ngo ibingo mu kinyamurenge ngo ntibikorwa mwareza mugatuza abantu mu manyanga afite ikintu ari kwangiza of stories. Umuyandi magambo umwana agasu wawe umwana n'uwacu kera urengeje wamfakaza umuteye agahinda ko kubura umugabo urasubiye umwatse n'umwana icaka biri wa mwana umugize imfuzi kabiri agize no kubura nti harenganye nyina gusa harenganye n'umwana exactly umwana ni nawe uburenganye cyane Gabi umwana wabuze sakaburana nyina kandi akabura nyina ahari cy'agatatu uzangaruka ati turanakoranura kandi murakoranura inka zarashize bagakubitamo n'umwana yoroje agakura yazanye urakoranura zanga bamukwezira cyane ko murabivanga ko murabivuga zose mukavuye ikiganiro giye gusura kiradubuye birababaje ma kiradubura ati icambere nyina yarenganye yapfakaye yabuze umugabo kandi apfaka ari muto none bamwatsa umwana bongeyeho ati turakoranura gukoranura ku bantu batabizi no iwabo umukobwa batanga inka kandi zarashe basubiza inka zakoye wa mukobwa siko aho umwana umwana abuze na nyina kandi nyina wagihari sibyo ikindi waruvuze niki nkubwire Gabi uko nzamvugaga mukavuga ngo ndingare ngaho garatwumva ariko njewe ganza hora ndingare kugeza Yesu Kristo agarutse kuko hari amanyanga atazanumva ti wowe uvuga ngo wowe uzonkundira umwana kurusha uko nkunda umwana waje tibishoboka tibibaho tibikunda tumbwira ngo urafatira umwana wowe wanyanze unyanga ku rwego nkuraho umwana wanje ngo numara umwana wanje uzamukunda reka kumwirizamo ideology abantu bazaba twara abana abantu ambwa ngo so yarapfuye ngo so ngo nyoko ngo yamaguta kandi abikirara kandi bamukwatsa kandi bamukwatsa n'amezi abingo ngo so ataranabura ngo nyoko ngo yamaguta ngo yamashaka ngo umugabo ngo yamavyara bari abana ngo nyoko akabanyuko
umwana bajanye uruhije akamakura niyo ideology dufite abana banga banyina ko nyina yamutaye hejuru kandi umwana ntazabura kukwanga wakurikiraga iki kugira ngo unte nduruhije wakunze umugabo uranyaga kandi mu by'ukuri kuri guhari umuntu yapfakara uruhinja amaze gupfakara uruhinja aracyari umuntu aracyambaye umubiri ugomba gushakwa akongera akanabyara ibyo ni nk'ihame niko ubuzima bumeze nako bigomba kugenda wowe umunyazi ubumwicanyi ubumurozi ubipepo uhekura umuntu umwana we yibyariye ibyo amategeko atemera nta mategeko yemera kwaka umwana nyina akamuha umuryango n'abanyamulenge niyo ngiye murabibwira abantu kandi mbibwira abapfakazi nuko kandi bigende nta mategeko Patri nta mategeko ankuraho umwana wanjye ngo kuko se yapfuye akamuha umuryango nkabwira niba iwabo w'umugabo bahagaze imiryango igagaragara gutwara umwana jya mu mategeko araguhesha umwana wawe kubera ko ese ubundi uyu mwana tubanze twumve uyu mwana ni uw'uyu muryango naramuka arizwe na nyina ni uwa nyina n'umuryango mu yahe mategeko okay amategeko wowe uzumva gute uyu mwana ni uwa nyina cyangwa ni uw'uyu muryango uvukamo ibintu bimeze amategeko umwana ni uwa nyina na se uneza amatwi ise yapfuye nyina aracyari muzima nyina na se ni abana umuryango ni third option ariko third option irahari abaho first option tuvuga urugero third option iza kubera ko second option itariho none mwe murashaka gukoresha second option igira third option ku bantu batazumva ni inzira ya gatatu inzira ya mbere yari se na nyina none umwe yagiye inzira ya kabiri ni uwasigaye inzira ya gatatu n'abandi bashamikiye ngo n'abandi bashamikiye ubwiye uyu muntu inzira ya kabiri yavuyeho hari n'inzira ya kane umuryango wanze gukora inshingano zawo hari community hari society hari leta kubera ko end of the day ni hari rights z'umwana ugomba kubaho umwana wa leta w'igihugu umupende aba musipende uyu mwana agomba kubaho agomba kwiga agomba kurya eda nyina na se barapfuye eda umuryango waramufashe eda waramwanze umwana ni w'igihugu wewe ugashinja iki rero ngewe rero ikintu nzananga nzamura navuga ni ibintu by'akarengane mwafashe murabitakatifuza mubyambika ikote mubigira ukuri biraruha bibukuri ngo niko ibintu bikorwa ngo niko ibi ntibivugwa ngo ibi ngo mu kinyamurenge ngo ntibikorwa mwareza mugatuza abantu mu manyanga afite ikintu ari kwangiza umwana akeneye affection ya nyina umwana yapfushije se afite imyaka 2 iyo ni story hari mwese murayizi I talking about it muri kuno kwezi umwana yapfushije se muragiye mufasha umwana muramuzanye umwana abuze nyina abuze na se muramuzanye umwana atangiye kuba duhererekanye tugire gutya umwana abaye nk'agapira umwana already mutangiye kumudisturbinga mind ya love na affection akiri uruhinja uwo mwana azakura bintera hamwe azakura bumurozi azakura n'amatinda atabaho mwise Patri karame ivyo nivyo abanyamulenge cangwe nivyo umuntu uba wabikoze ni umuco kubera ko tituzitirira abantu nimba atari rusangi keretse ari umuco ubivuga gutyo nta muco uvuga kwa kumwana nyina nta muco gusa ni akarengane kakozwe n'umuryango ariko nta muco bashaka kubyita umuco ariko nta muco ubaho kwa kumwana si umuco w'ikinyamurenge umuco w'ikinyamurenge mu mfubyi n'abapfakazi uko mbizi kuva kera nuko iyo umupfakazi yapfakaraga mu muco w'ikinyamurenge uko byagendaga bamaraga bagafata wa mupfakazi bakamuha umuntu mu bavandimwe be uzamenye uyu nguyu ariko gabata mumushingiye itonde baramuri kandi baracuraga mu kinyamurenge baracuraga ikanisa n'ibyo byavyishe baramuzanaga mu bavandimwe be umumenye no kuvuga ngo abaye umugore we yemerewe no kumubyarira ikanisa hari ibyo ryinshi ariko ikanisa si ryo turi
mu muryango ikanisa rimaze kuza gabe banza bitonda ubu ni akarengane k'ikanisa nako cyangwa gafite uburyo kawe reka tubyihutisha ikanisa rimaze kuza gabi mu mwana icyo ndashaka banza witonda reka banze mubaze ikanisa rimaze kuza patiri ariko si umuco icyo narivuze ni uko yatari umuco wa kinyamurenge urindira twari turi mu kiriyo nshuti yanjye imukiriyo gutya ikirira musubira muje kukireba oya reka ibyo by'ikiriyo tuvugisha ukuri guhari mwana wanjye ndugenda uguma ahangaha tugumisha umwana mu rugo vuga ngo tugumisha umwana mu rugo ngo ukoresha kumushingira umugumisha umwana mugire nk'ugusambanya uciyeho babyare nimumara ngabana bababyare ngo kumfizi ya runaka ngo nabimfi ugasanga umwana afite imyaka 5 ise yapfuye imyaka 7 ishize I can't accept that ko ndabyarira Gabi ngo nabyare kumfizi ya Patrick kuri ibyo bintu mubamo itakataka ibintu mubamo bidasobanutse navyo umwana mubagorora nababyare ngo kumfizi y'abarundi babo mu kinyamurenge rero suko byagendaga reka maze ngigusobanurire oya mugiheho wabyaye mugiheho wabyaye utarashambaye kuri wa muryango gihariho hamwe ntemezanya nawe ubwo no busambanyi reka ngusobanurire cyangwa ngo bigende gute wijeje mfite imyaka 10 mu muco wa kinyamurenge ko byagendaga sindi kwikanisa sindi kwikanisa bamuhaga muramuwe uzamubyarira kandi abana bakaba bawa uryo wapfuye twahoze mu kubera ko ariko ngira ngo iyo yamucuraga abana abase w'ababana n'ubundi kuko ngo kuvuga ngo yamushatse tukitirira abantu ubuzima babyara tukitirira abantu ubuzima abanyamurenge uzi iyo atacuwe nibwo abana bavuka bakavuga kuri ya mfizi ya wa muntu maze turi muri 25 ariko uwacuwe nuvuga ngo baba bafite se kuko se yacuye nyine guys turi muri 2025 turi muri 25 mureke kubana gucura tuvuge ngo gucura nazo zarashize agende ngiragirwa ndi mahirwe ashakwe abyare yubake kandi nibamara bandekera uburenganzira mu bana n'abana mureke kunyokora tubanze tugaruke kuri kintu gucura nazo zarashize uwo muco rero warashize wari mwiza ariko je ndawushima nuko ikanisa ryaje rikawumaraho ariko wari mwiza kuko nta muntu wapfakaraga ngo umupfakazi watawe yasuraga kitabwaho ikanisa rimaraho uwo muco hasigara rero kuvuga ngo icara nta option bamuhaye wicare gusa sibyo aha niho ubu busambanyi bwinjiriye yicaye uruki ngaho tubwire njyewe icyambere nje nshaka kuvuga uriya mubyeyi wapfakaye agapfakara afite abana 2 3 4 5 sibyo agahitamo kwicara mu bana biwe uwa 5 tumureke uwo nguwo tubanze tugaruke ku wa 2 reka nawe ndaza kuhakandagira naho tuza ariko wa mupfakazi ufite umwana umwe abana 2 ni muto nta je sinumva ko bagomba kumwicaza ngo yicare kumwicaza no kumushingira ariko mu gihe batamushingiye bamugize indara nagende aje gushaka n'umugabo ariko bimuturutsemo harushaka kuvuga ati ngiye bano bana nzabarera urabizi ko abapfakazi benshi bicaye ku bana 2 kwanga kubata none nimbage baramwaka kugira ngo batamutandukanya nabo ntabwo yicaye kubera kuko ahisemo kugira ngo umupfakazi ahubwo ahisemo sibyo ahisemo kugira ngo abana batazabanyaka karengane je niko ndi kubera iki nimba umugabo apfa yagusigaye abana 2 abana uburenganzira bwawe ku bana yabahita bukaja aho abana umugabo wapfakara agashaka ako nakarengane icyakabiri hagiye haba intambara zaba abana kuri we utaraja kuri ico cyakabiri aba bana uyu mupfakaza kuriye kubatwara umupfakazi agomba kujana abana be urumva ariko ntabwo ajanye nimba for example turaza kugera igihe cyo gushaka nimba jewe nshatse nje ndumwitira nimba nshatse
Nyamwiza kamushaka afite abana babiri babana ntabwo baba abana banje babana n'abana n'umuryango wanyu ariko nzobarera hamwe na nyina kuko nyina yarababyaye ko siko Nyamwiza icyo byumva ngicyo no mugize siko mzumva no mu cyongereza hariyo option ya step down kuko hari na option ya step mother reka reka umugore wawe abana bawe wazanye umugore tibaza abana banje yes turaza kuhagera kuri abana n'abande Nyamwiza abana n'abacu twese turabahuriye uyu mubyeyi waje gutekinga over kubakunda kwicara mu kimbo cyane abana barahita baba bawe nawe abana biwe nanjye kandi n'ikindi kirenze kuri ibyo ngibyo bitewe n'umubano dufitanye n'umuryango nari narabyayemo nagiriyemo ibyabo end of the day n'abana n'abacu twese ikibazo mutagize umubano mwiza tutagize umubano mwiza complete n'abana no bahindura n'umurari reka woni wewe reka mvuge kuri njyewe cyo n'igitekerezo cyawe njyewe ari umuryango wamwishe umuryango ari umuryango wamwishe yasa umuryango yishwe n'indwara cyangwa yishwe n'abamanye yishwe n'amanje abenshi kugira ngo abana banjye babane twabanje kuja mu nkiko tuja mu guterana amagambo bintera ubugari n'ibindi kurwana namwe ngo nuko mabwa ntira muryango nabyaye ni bagito bamwe bagito dore so nguyu hano nuko baragura urumva utabesha abana mwebwe ntibamuhaye mubabesha ngo umwana nuwanyu kandi nanje ndi nyina ubaroza ariko arababaroga kubarusha wumva nawe mwana ukaba utari umurozi ariko gero nawe ubaroza ubufatikanyije gani uko se utanze umuti kabereka se ugiye kubarera neza imana ikafasha nkaba nashatse umugabo utari ipepo none uko wowe utanze umuti cyangwa nawe ufatanyije n'abandi gukora ikiganiro cyagize umutwe munini iyi daddy option izikoroga ibintu y'umuryango izikoroga ibintu uyu muryango urakuramo umuryango ujane iyi daddy option izinanirwa kwishurira abana amashuri uza wivuga gute Nyamwe karindira uyu muryango uzanirwa kwishurira abana amashuri ari batari imfubyi ukaza kubashingira sambabara uyu muryango uza wicara ugaterana abagabo n'abagore bafite ubwenge bakavuga ngo abana tubakure kuri nyina twebwe tubareba bakaja kubagira abakozi babo bakaja kubagira utuyayi bakaja kugira ntabwo ari umuryango ubikora bikorwa n'abantu kubitiriza reka nje ntagitekerezo si umuryango jewe uko nje mbyumva nari kinashoreye sibyo no kuvuga ngo icambere babana babiri dore ko umwana umwe babiri nshaka tugarukira ubundi umupfakazi w'umunyamurenge urengeje abana babiri aza yicarira aza turana n'abana ariko Bible yivuga iki ku bapfakazi tubatureke bya Bible tubatuje arya ni 70 bayishingano mu ikanisa kandi bina bari kuzibaha reka tubireke tugiye muri Bible yavuze mu mutazi imyaka 60 sumupfakazi niko Bible yavuze niko Bible yavuze niko apotenze ziryo niko yatubwiye jewe ngo bashakwe niko yatubwiye yarahavuze ngo bashakwe ukuri kw'Imana mbure data turi mu gikorwa cyo gufasha abapfakazi cya Happy TV1 apotenze ziryo yaravuze ngo Bible iravuga ngo utaruzi imyaka 60 sumupfakazi ashakwe bivuze ngo ashakwe abyara ariko gushakwa n'uburenganzira nibwo twavuze je navuze ka karengane turacari ku cabana kuko gushakwaho bazabareka bagashaka AMASIMBA yavuze amagambo menshi kubera isukari ariko turacari karengane kirapanda cyane nibazi imanuke basaba gutuza dufite amezi nk'abiri turi muri iyo mu no dore kibazo kiri mu kuba wa mpfakazi bakamwaka wa mwana cyangwa bakamwaka babana ijambo rya mbere bamwongera agahenda ku kandi bamwongera agahenda kubura umugabo bamwongere agahenda ko kubura abana urabyumva barangiza babanira umuryango n'ubundi bakabafata nabi cyangwa se bakafata uko bafata ukora kuko n'ubundi bajyavuga ngo urushanye naye mwana bazagira uti ashaka kumurya ntabwo nyoko wakubyaye cyangwa se wakubyaye azakurusha imbazo wabyabana bawe ntibishoboka ni ugufata ku maso ni ukuvuga ngo babana n'abana b'umugabo n'umugore bagasubira njye cyo ntemezanyeho na Nyamwiza bagasubira akaba n'abana b'umuryango kuko abana bafite aho bavuye bafite aho bavuye bafite aho ise yavuye mu kinyamurenge niko bimera ati njyewe ndi umwana njyewe ndumwitira mama ni umusita cyangwa ni umunyabyinshi sibyo ariko nimba ashatswe n'umutware ntazavuga ngo njyewe ngo ndi umutware kubera kuko wa mutware ari we mugabo wa nyina yamushatse njye nkavuga ngo babana bagomba kujana nyina aho ashatswe ariko nyina akabaha uburenganzira bwo kuzoza bamenya ko ari abitira bakabasura
no bagasura bitira kugeza abana bakuze bakibeshaho ndetse no mu kubashingira bagafatikanya na wa muryango wase wapfuye gushingira abana ubone jewe bagafatikanya na wa muryango wase kuko ugomba kwangisha abana umuryango abana bavuka ntawo ariko ntabwo nigeze mbabona ngo niyo ndango babwire ngo wowe umugabo muri kumwe none ngo wumve ko ari wese w'abana babana wa mugabo nawe bagomba kumeza agaciro bagomba kumeza agaciro kuko yashatse nyina sibyo ariko kandi bafite naho bavuye ariko ico je namaganye uwo ni umugabo wa nyina namaganye akarengane direct akarengane namaganye nuko umuvyeyi umwana yapfakaye kwaka umuvyeyi umwana yapfakaye ariko reka nenge n'abagabo reka noneho mbaze nkubaze turacara harimo n'abagabo n'amafuti bafite banzuro mu mutwe munini ni reka kiubwire uba warakundije nyito ari kumwe na Patrick nkagukoroga avuga ibintu uzarushwa iyo twicanyega na directors avanga bintu ashami diplomasi nyinshi kandi tizikemerwa zinyikunda cyane warushaka gukora iki uzi noneho gutaha neza se muri AFRIMEDIA uko bizagenda nzicara njyenyine kuri pano ya AFRIMEDIA umve mikoro wenyine njyenyine nawe tutari kumwe utukane hoye muza munkoroga utukane tugwe mikoro tukane ngabaza utuka societe amuza munkoroga oya iyi diplomasi zituma tudakemura abantu bari kuza kubikurikirana na comment kandi umuntu araza kumva we bzokemuka uzi ko ari ibintu uzi kundi ibintu bize bimwe bikemukira mu kavuyo k'ibintu se bize bikemuka cyane mu kavuyo ariko bigakemurwa n'akavuyo iyi diplomasi ari ukundiza yica nk'ibintu uremera se ko akavuyo gateza ibindi ariko na diplomasi ngo hari igihe gakemura kimwe kagateza 10 aho gabi reka tuvugisha ukuri dukiranuke muri byose ariko turi kuganira n'abakunzi ba AFRIMEDIA turi kuganira n'abantu bari kumva nabo batanga ibitekerezo byabo muri comment turi muri iki kiganiro cyo kugira ngo society imere neza sivyo dutanga umucyo dutanga ube ikwari rwose nta jambo nakwimi ko ntarabona ico ntakwemereye gusa no gutukana umugabo w'umuntu gafusha umugore ngamara umwaka atarashaka uwundi ni gake yanabibonye kandi sinigeze mbona umugabo w'umunyamurenge yapfushije umugore ngo habeho niyo yaba yapfushije umugore n'umugabo uri irresponsible uzwi n'umuryango uzwi n'abantu yuko umugore ari wakorera mu rugo end of the day batana barapfuye ariko bafite se ahubwo ise tumushakira umugore kumenya ko mugira feve umugabo w'umunyamurenge agapfusha umugore ari umuzehe wa wundi wo gukumbuka gutyo gupfa uwo munsi bakamushakira umwana mutoya ngo agomba gushaka umugore ngo ntiyabaho uzuza umutekero umugore afite ibyo ni ukuri mu mahoro ya Yesu kandi mu gihe gito bigakorwa nta ngorane zibaye ariko umuntu akicara ngo umwana w'imyaka 17 wapfushije umugabo mu gupfa k'umugabo atabigizemo uruhare ngo yabigizemo uruhare umuntu akamavuga mu mwana yicare kurumva icyo kikaba wenda kukucara ntigukunda yabona ko iyo step idakunze akamasi akwaka umwana sometime akakwaka umwana hari imyaka none dushaka tureke kubeshya tubwizanye ukuri hari iyi myaka yo hasi y'aba bana bacu iteri kumanuka hasi umwana akeneye iyi affection kumuterura mami gutetesha kudakubita kutagira gute akeneye nyina ari nyina ushobora kubyumva ukavuga ngo ufite umwana w'imyaka 2 ufite umwana w'umwaka 1 umuhumekure nawe uri umubyeyi warabye abana bawe bari gucumuka kabirera wenyine ariko nukuri wowe ukavuga ngo kwa kumufite ngenda mvuga out of experience natwe abasingoma datubicamo reka nishaka reka nitange urugero ngenda gukoresha ingero nzimpagazeho z'ukuri uriya mwana wanje namubyaye mu bantu bafite imico imeze nk'iyacu Tutsi Empire bose bafite somehow the same culture uburyo ba drivingamo ibintu byabo ibyo bango ntibyashoboka ko tubana na se for a long time ngo tubashe kurera umwana biba ngombwa ko tugomba kuba co-parenting tukarera umwana twese ariko tutabana tutanari kumwe kandi ntakeka yuko wenda uruhare rwe narubonye ariko uruhare rw'umuryango narubonye reka mbivuge gutyo biba ngombwa ko hari aho ngomba kuva kure nkajya kure yabo kugira ngo mbashe gukomeza izindi gahunda z'ubundi buzimaga
ngo bugiye kuraho bizajya bintwara imyaka kugira ngo mbone umwana ntibishoboka umwana uramusiga yewe ni wowe uzagira irungu ry'umwana wanjye kurusha njyewe nyina wamubyaye natwe tuba nk'abenda guteranamo nk'ingumu ukuntu twabwira ati njyewe ga dushaka kurwana gati tubikunda turakoresha amategeko amategeko ntavuga ngo ndabaha umwana ndabikora ariko niba uzi ko amategeko nk'umwana wikwiriye guta igihe cyinshi cyane ngo tubitunganiremo bidutandukanye urumva ko ibyo mvuga bifite experience n'iminsi 2 turi muri zuguzugu umwana ni uwacu ni umwana ni wowe gute njyewe mwiza wagendaje agaciro bagakata gutya nkabona igisebe muzi umwana wanje abaye uwawe gute kurusha njyewe sinanze umuryango ni sawa kuko umwana afite nyine umuryango yavutse ariko umwana afite umuntu yavuyemo umwana afite umuryango yavutsemo ariko afite umuntu yavuyemo uwo ni nyina ni njyewe wagiye kubise barakata ni njyewe waryamye nterwa inda ni njyewe uriya mwana yabayemo amezi 9 hawitse kamugo wenyine ni wewe wapfushije umugabo utagahinda mwabyaranye umukunzi wawe twabyaranye tuzi amajambo twabwiranye ririya joro tuzi ibintu twaganira warangiza ngo umwana ngo baramusigarana tuzi ibihe twagiranye kuvuga ngo habe huru umuntu none wowe umuntu wanjye njyewe wavuye muri njyewe ni ukuri kw'Imana ngo wamukunze kundusha nimara umubyeyi ikintu kiri mu kumbabaza wareze se uwo mwana nawe urabizi ku mwana wawe waramubyaye uramurera uramukuza apfuye ari mukuru numara ukumva ko njyewe uwanjye bitari ngombwa ko njyewe murera mwamara mukicara ngo muri mukuri mukicara ngo bapfakazi ngo nibarenganye agapfakara akagira agahinda k'ubupfakazi yamara agakubitona agahinda kukubura umwana ikindi cya gatatu tuze tuduhereza ibintu agaciro umugabo wanteturuye Patiri akanshaka ndi umupfakazi akanshaka ndi umusingomari akemera akavuga ati bazantera amabuye uyu mugore afite abana tugira ingorane nyinshi kubera icyo ushaka ko umuntu yamaba empty gusa nta kintu avuze arakivuze hari abagabo b'imfura bareza abana b'abagore Patiri barahari turaza kunenga abagabo bagito hari abagabo nawe tukiri kuri uyu mwana uyu mugabo kubera ko nawe yaje akanyemera na Biden zanjye zose n'imitwaro n'imizigo byose mfite z'umugabo wanje wapfuye kubw'impamvu zitanturutseho nawe afite agaciro afite n'uruhare mu buzima bwawe abo tubaraha benshi abo nimba banahari turi kubasengera tube tumuretse ko turamugarukaho ahubwo mubasabe ngo bazoze ariko tubaze tureke uyu pati y'umugabo turacari kuri uyu mwana azaba umuryango gute ko uyu bamumurekeye n'urugero ngo agenda bareri uko sindi mukuru sinzi ko ndumusekega amase ku ikote wewe usuri imfuza tuje muri reality ukukuragira ngo umurundi umwongera yo mpamagara kitaba telefone vuba niko seka umusegege mpamagara uyu ngo azamara ngo ni musaza wanje uyu ngo agamaga ngo inshuti ariko umwana wagiye kwa banyina azabimenya ivyo ukuri kw'Imana guhari umwana reka nange igitekerezo tonde nyamwiza nsubize kamubaza ikibazo njye guhereza nk'urugero Patiri nidushaka dutanga urugero kuri Mbabazi ahantu yigeze abana nase umwana wacu taho kuko I think ko connection yacu iri in touch ari nk'umwaka umwe gutyo ariko kubera ukuntu nabanye ni wabo neza ntabwo nigeze shaka yuko umwana wanje atamenya ba nyirasenge atamenya ba se wabo atamenya ba nyirakuru mukiruhuka atajayo wareba yuko sinigeze shaka atamenya ko ari umuzigabo arabizi ko ari umuzigabo azi n'amazina ya se azi n'ifoto ya se niyo nobona n'undi azahakunguka noneho uzaza ku mwana w'umunyamurenge bikaba akarusho kuko twenshi turi muri community y'abanyamurenge umwana azamakura uri umukida tumwana w'umunyamurenge utazi umurara wiwe yivuga umurara wa nyina azamenya avuga umurara wa nyina oyanjye mwibesha niyo umugore yapakara akajana abana biwe nta mwana nta mugore tuzobwira umwana ngo uvuka ntawe uhari kandi yajanye wa mutima wo kubangisha bari bamumwemye none mwe mwamujanye ko mwe kumwangisha nyina amuvyaye
baza unsubiza ikibazo tureke uyoge nk'umwanya ariko turi kuri wewe uyu mwana azaba uyu muryango byari abanyamulenge turaziranye uza baba ngo sokuru wawe ni runaka umwana akabibwirwa ahubwo n'abandi turaziranye nta mwana w'umunyamulenge reka nta kuba ruhande hari igihe uyu mwana azogeraho agataha iwabo agataha yaje singira ngo iwabo n'injinye iwabo mujana nico nari nkeneye sawa oya gutaha ushaka kwicarayo twagiye wewe uko nje mbyumva nuko nje ntekereza bigomba kugenda uriya mubyeyi mu gihe amaze gushaka agomba kujana abana be babiri cyangwa umwana akabajana ku mugabo agiye gushakana akajana ku mugabo agiye okay first of all akamujana iwabo kuko atarabona umugabo ubwo arabajana iwabo abagiye n'abana iwabo hano kubajana iwawe abagiye n'abana iwabo wabo umugore hajya nimba atashe nabanza atane n'abana baje kubitaho urabyumva kuko ntiyicega muri wa muryango kandi baje kubitaho patiri oya nje ndavuga mu gihe umugore atarabona umushaka urumva umugore nabanza ave aho yarashaka umugabo yapfuye aje kwasi kubera ko umuco wacu w'ikinyamurenge reka mbanza kubwira turi umucoka nta muntu uzaza gushaka umugore ataravuye aho yarashatse tibikunda sinzagukundiraga kwaso nzokundira kwaso babyumvishije abanza aje kwasi hanyuma amwe muri ico gihe ndahagaruka aje wiwe ndahagaruka uraje udashoboye ushi wawe ibintu biri geometrique dore hari option zibiri ashobora kujya kwasi sibyo cyangwa ukaguma naho waruri bisobanure neza kuja kwase si uko mwavugaga ngo umukobwa ntapfushije kuja kwase ni ugukorana none uyu munsi wa none ubwo kuja kwase bene ubwo kuracyakorwa kurahari kurakunda okay ashobora kugenda sibyo cyangwa ntanagenda ariko muri atante kimwe cyo agomba kubanza kwemeza mu gihe umugabo amaze gupfa sibyo hariho inzira zibajya bazabira umugore bazamubwira ngo tuguhaye inkuricaye sibyo niba akavuga ati okay nanjye ndemeye ndicaye sibyo umugabo akamugora akavuga ati sibyo jewe ndataha sibyo iwabo umugore bakayitanga kurategera ibyo ni ibindi iyo umugore suvuga ngo bakoranura ubundi ntabwo bakoranura ngo nuko agiye bakoranura igihe agiye gushakwa tena nibwo gukoranura biza biza mu gihe umugore iyo umugabo agiye gushaka umugore mwiza itonde umugabo we niwe wakora mu gihe umugore atavuye kwa sebukwe minizi wati yicaye yemeye kwicara yemeye kuba umukazana wabo yemeye kuba umupfakazi wabo yemeye kuba umukazana wabo icyo atari kwemera patiri banza wowe urahega ngendaza kwisobanura ariko mu gihe umugore yagiye minizi wati yabaye kandidati yo gushaka ari ku isoko ngewe icyo nakonse yuko ko yajanye abana icyo nakonse yakwanze muri abso mukeneye icyo nge nakonse yakwanze wa muryango umugabo yapfuyemo mu gihe wa mugore yagiye sibyo ugomba gufasha babana bako babana nabana nubwo abana bajanye na nyina ariko wa muryango komeza ubafashirize iwabo komeza ubafasha aho bagiye urategera babana bashakwa nyina yashakwa akajana babana kuri wa mugabo tibisobanura ko iwabo wase wapfuye havuka ngo bashobora kwibagirwa wa mwana iyo bigeze mu muco w'ikinyamurenge rero nta mwana uzujanwaho nyina agiye gushakwa ibigo muco gani wo akarengane ako niko kakarengane tuvuga twamagana ariko uwo muco niko ubaho araka tutasobanuriye patiri kandi ashaka no gasobanura uri umugasimba ngo gusubira iwabo karaka two gusubira iwabo kandi gusubira iwabo ni ugukoranura oya ni ugutaha kwasi okay yaje gushaka nibwo bakoranura agakoranura ako kantu nakarengane kugukoranura kandi wowe baja kwa shitani badahe baja mwe ako gukoranura tukaretse turakagarukaho turacyari ku bana abana batanu umugore avye abana batanu umugabo agafata amwishe
igihe gituma mukoranura niki banza mve mwe oya ako gukoranura turakajaho ndakabitse icyo cyo gukorana nakatazagaruka nako nakarengana ariko naje ndakemera nakarengana siko navuze se ariko mwe mugaretse twavuze gukorana twavuze gutaha turi kumwe hariho sayini yemeza ko umugore sivyo arimo ashaka umugabo nuko yavuye ahandi yara sayini y'umugabo yapfuye mama yashaka umugabo rodiyo ntafite ikibazo na kimwe mu mugabo oya uri hano uri ndaya kwaso ubukwe uri ntabwo ukubuye ndaya uri ndaya y'abagabo ariko twararenganye niko bigomba kuba ubu ushaka umugabo kandi ukiri ahandi aho washatse uyu singira ngo umuntu yapfuye twabanaga kwadatubwo ko ndakora iki uwo twabanaga twaje ahoja nojahe hojwan ngwiwe iwe garangaraje wiwe umugabo garanaje single like I'm independent I'm already widow my husband is kuvuga ngo uraje iwanyu so kuja mu nzu ya nyoko ategera so kugenda kwicara mwaso na nyoko uri muri umbrella ya kurategera gusa muri wa bahandi warushatse nti wicaye mwizi cyatari kumva batangarije kuticaye rega mwizi cyatari kumva none boguheza inka ngo wicaye warangiza mwiza umvano ico mwiza tumva ibintu ni agreement ni ijambo uriya baca umugani ngo aho kwicara ku mutogoto w'inkono wicara ku ijambo rya nyirayo mu kinyamurenge ibintu byinshi bikorwa n'amagambo sivyo ni ukuvuga ngo kwicara kwawe ni ukwemera ngo yego ndicaye cyangwa oya sinicara oya sinicaye iyo habaye oya sinicara oya ntiwicaye rero ubu uri kwaso habe n'ubwo utagiye singo ariko ntukiri muri rwa rugo twavuze twe kuba mu rugo noneho no kuvuga ngo singiri mu rugo rwo ni ijambo kuvuga ngo singiri mu rugo rwo ni ijambo cyane uragenda uve hano kuko tugamupfakazi wabo uraja kuba ahantu nyine hawe byanze bikunze ariko kera uko byagendaga waratahagukaje iwanyu nyine turi muri Kenya noneho tutashe tugiye iwanyu ugiye mu nzu yawe uvuye mu moja umukeka sarani mu wawe usigari bwo nkibitora wa okay uguminye kasarani ariko uri iwanyu n'ubwo iwanyu uwo bari kitengera ariko ijambo ry'uko wavuze ngo sinicaye habe n'ubwo usohoka muri yanzu yawe moja ukaja mu yindi none ko banavuze ngo oya sinicaye kubera iki haboneka fiance bikaba ngombwa ko tuja gukorana nimwe ngo yabonetse ga fiance ntabwo ari we washaka wenyine ngo uramba mubikora mwembi iwanyu byanze bikunze famiye yanyu irinjiriramo iyo baje gukwa rero inka wawunda koye zisubira hariya kuko ari wishe umugabo icyo kumva ako nakarengana ariko tugaruka nakarengana nahanga reka tugasengera ahubwo kagende izi kuki bakoranura ngaho tubwire kuki bakoranura no kurenganya ise w'umukobwa kandi umuntu no ijambo rya mbere siwe wishe umukwe reka mbisobanure gutya noneho muhita mugifatiraho kuki bamwaka ninka gukoranura ni gute uvuga ngo bakoranuye ni ugusubiza ku bantu batabyumva ni ugusubiza inkwano umugore yakowe kwa basebukwe hari umugabo wapfuye none uyu mugabo yarapfuye amare gupfa kwanza akiriho barashatse baragushatse bamare gushaka inka zirakoreshejwe zirashize zimwe ziranyagwa izindi zirapfa izindi bigenda gutya n'umugabo arafata rero wamwishe wa mugabo nawe arapfuye gukoranura biza gute kuvuga ngo usubize inka Patrick yabivuze ko ari ukurenganya kandi wanabyaye n'abanaga na wa mugabo kandi babanaga nubwo bafite babana ubwo bako barakurenganya ko babanaga n'ababo icyo wasaba kandi kuvuga ngo bagarure guseka ngo bakurenganyije abana barase baje gukurikira n'imiti barenganyije naso wakuzaye gasubire ngo atange n'ingakare wishuye ahubwo kubyara umukobwa niwo mu ruho bakaza bavuga none abantu bakishimira kubyara abahungu cyane niyo mpamvu bazabishimira kubera ukuntu abakobwa bakiriyagiye barabo mu ijambo rimwe Gabi mu ijambo rimwe bantu badukurikira nabo bandiki badukurikira umuntu araza kuvuga uko abyumva ariko reka tanga umuco kubera ko ibyo tuvuga twaganiriye akabaro k'abapfakazi umupfakazi nimba apfuye nimba umugabo apfuye agasiga umugore ari mutoya umugore agomba gushaka umwana umwe abana babiri habe n'abarenze yari yumva ushaka agomba gushaka ungana n'uyu niwe ufite abana bane hanyuma
babana yabyaye n'umugabo agomba kubajana aho agiye n'abana be kuko asanzwe uriya mugabo nawe ufite abiri kandi abo bagabo nabo abo mugabo ni imfura umugabo uvuga ati zana abana zana abo bana ndaza kugaruka ku mugabo mayimayi nawe wa kabiri nawe se kandi niko gushinja kandi umugabo yazutse akamusaka kandi akamushinja agapfa burundu icyo ndaco bapfakazi barakimbwiye ari mu kugenda akaja nini wabo ngabana bacu yamara kujo akagira nyine ako karengane twagiye tuge gusubiramo yarangiza n'ujye ufite abana umugabo akagenda agapfusha umugore yamara gupfusha umugore akavuga ngo bakamurangiraga wowe akaza abapfakazi babiri yarangiza akavuga ngo jewe ndagushaka ariko abana basigare wowe ugende uje kurera abana be b'umugore we wapfuye ariko abana bawe ubasige ubate uwo mugabo ni mayimayi n'umuzarendo bamaraga bakavuga ngo zamfatire ngabana neza bakamutegamo gufata abana neza yasize abiwe akono banywesha amazi ari mu munyu urabona ko umugabo abana neza umugabo uzakunda umupfakazi ukundane n'abana ariko uwo mugabo ntimumurenganye kuko hari urumva w'abana bari wenda ntibabamwatse tuvuge ngo iyo kese ntizirabaho n'ibitekerezo tuvuge bamwatse ariko hari abapfakazi bambwiye bemerewe kujana n'abana abagabo bakabamubwira ati jewe ndagukunda sivyo ariko sinkunda abana sinje kurera abana basinzira sinje kurera abana bitira ariko urangwa se uranzuye nzuye umugabo none ni gute ushobora gukunda umugore warangiza ukamutandukanya n'abana kandi ariyo password ukamubesha kumukunda niyo password kandi ukamutegamo gukunda abawe ugiye kurera abawe yasize abiwe ntazi uko bahabaregwa hariya ugiye kubyara n'abandi kandi batabamwimye kandi bayamwimye wa mugabo ga yabanze ukabara ngo se nguzo kwa mugenda ngufate ngo abana babitira ngo barije kandi uzi ko se ineza icishe surakizi yarari ku rugamba yapfiraga nyoko nyoko wanyu aha ngaha harimo ikintu tugomba kumva harimo ikintu tugomba kumva cuko uyu mugabo agifite mindset yuko ari urera abana umugore we atokora nawe ngo bafatanye kubarera asarabarira nyina ntaza barera nyina ni ikimuga ngo haraca niyo mindset yuko nijuye kubarera Gabi kandi njyewe Gabi natanga n'inama umuntu wapfushije umugore sibyo kandi tawuze upfusha abishaka ntatwe nenda bazupfa igihe c'Imana ariko nimba warapfushije umugore ugakunda umupfakazi mukundane n'abana co ni kimwe ca kabiri umuhungu umusore nimba warakunze umupfakazi mushake none nimba ubonye umugore ufite abana babiri ukamukunda utarashaka ikibazo kiri shaka wa mugore kandi umushakane n'abana uzobaye n'intwari tukwandike mu ntwari z'igihugu ari n'abandi bagabo kubera kureze babana basizwe na se wapfuye uzabuzana n'abandi bawe basange babandi mubarere na mubarere bose ariko ugiye gutandukana umwana ngo wewe ngo hari abandi bagabo azamavuga ngo nje ngo sinshaka ngo umugore ngo wabyaye ngo sinshaka ngo umugore ngo nari namukunze ariko ngo yarabyaye ngo ariko ngo yarapfakaye ngo iwabo ngo baza bapfusha cyane ngo baza bene izo noneho ngo yamara udashaka ngo umugore wabyaye yagera mu rugo mana we wazampaye abana imana nayo iri mu kwimanura ubyaro se nk'ibintu biri mu kwishongeza bimwe biteye ubwoba urabona ko bavuga ngo tushaka umugore ngo wakunze umuntu ngo ariko ikikubuje gukunda umuntu the end of the day ngo nuko bumvishe ngo arabyaye cyangwa nuko bumvishe ngo arapfakaye maze imana ikabigipfika ikaja kuguha abana bo kugira gute kandi utabakunda ariko Gabi niba nabasha kurera umwana utari uwanje uwo muntu usamuye kubera iki ntarera umwana w'umuntu nakunze nimba babasha kurera umwana utari uwanje niba nabasha kurera umwana utari uwanje ntazi from somewhere kuko abantu ngo ngewe imana ntimpaye ubushobozi ngo narera ngifubyi ngo narera ngo abababaye bene uko nguko ndabaza ikindi kibazo kubera iki ntobasha kurera umwana wa Gabi nakunze kubera iki ntorera umwana nyamwiza nakunze ukiraho mu mpamvu kuki bamukase bafata abana nabi ni amapepo dufite abagore b'amapepo
abagore babi cyane dufite abagore babi cyane dufite abagore babi kuko ico kigereranyo urebye tare ndesheshe twakoze ariko mu benshi tuzi 80% barera abana nabi ngiye kukubwira bazane abagore bamwe no gushaka umugore wa gito 80 bose akaza ruha akagira jealousy y'umuntu wapfuye pagani kurumva umugore akamagira jealousy y'umuntu wapfuye we yasanze mu rugo arapfuye ngo nyiko tabazi ko nawe yopfa nawe bakamfata nabi utamugurira umwenda akamagucirira umugore wapfuye ngo we yakaza yambara kurumva noneho rwango yagiriye umuntu wapfuye akaruzana ku bana wa muntu wapfuye ko nje niko nzambitwara ikindi akabaza akamemba ngo umugabo yasanganye abana batanu biwe umugore yapfuye ngo umugabo yamakuru urukundo ku bana be rwose aruzana rushire kuri umuntu ibi ndashoboka washatse umuntu ugomba guparita jarafu washatse umuntu ufite abana afite kugukunda ariko afite no gukunda bano bana wamusanganye ariko wowe ukamuza umugore pepo kaza arika daimon umurozi ngo gukunda reka abana ukamuza akugurira umwenda buri kwezi ntagurira abana imyenda umugabo agura inyama urumva wima abana ukamuze n'ibitangaza gukunda umugabo n'ukunda abana be uwo mugore ntaco twomuvugaho gabi uwo gwe tuvuge gute uwo ni pepo kandi wose umupfakazi abashatswe ari umukobwa benshi akaza asanga abo bana yinjiye muri ni nawo mpamvu ngenje no gukonseya umugabo wapfushije umugore gushaka umupfakazi ufite abana bagahurizaho babana kuko wa mugabo azamukundira babana nawe umugore amukundire babana noneho mwishurane gusa icyo kitavuze hari nukuza hanyuma n'imiryango ibyinjiremo ifasha abana nimba ari abana basita bakomeza bafasha reka dusoze kino kiganiro kavuge kano kantu gusoza gabi ni wewe ngiye guha ijambo nawe muhite muvuga musoza kugira ngo dusoze iki kiganiro mutanga en general inama yanyu ko mubyumva nuko bikwiriye kumera jewe akajambo nari nimo ndavuga nako nayingiye gusorezaho umuntu afite uko ntaremwe sebyo umuntu afite uko ntaremwe ndasubira n'ubundi kuri yarimo ramvuga mu biganiro kwitegereza ushaka kuba ndingara ariko mu mitere yanjye n'imiremere yanjye ukabona n'ubu umuntu ugira urukundo kandi urukundo ntibarwingamo umuntu uko wonshaka n'umuntu ugira urukundo rukeya ugira ubuntu bukeya wicisha abantu inzara ukabanshatse ndi umugore wawe niyo wonkundira abana naje nzanye nabo wa mutima wanje urakomeza ube ryabuye kwicisha inzara kunicisha abana bawe inzara ariko aba bana bifubye biza bisanga witegereza umuntu wobaho urukundo none uje gushaka witegereze umuntu waza akagarura urukundo muri babana batakaje go gupfusha nyina it is the same things no ku mugore mu gihe wapfushije umugabo ugomba gushaka figure umuntu umupapa woza muri rya shusho ushaka mu buzima bw'abana bawe urumva then abapfakazi tubabohore n'abantu nkuko tubohora abagabo then dusubire hahandi kuri andi Patrick yavugaga Gabi abana bifubye n'abapfakazi nabanjye nabawe naba Patrick naba umuntu wari we wese kuri ibyo bitoye ufite ushoboye gira icyo ukuraho nk'icya 10 byibuze ugitange kubwuriya muntu Patrick karama njyewe icyo navuga nasoza ibibazo twahuye nabyo twese turabizi nubwo nyine bigaragaza uburemere bikurikiranye no kubona ibyo umuntu akora kandi narababwiye ngo umuntu ntabwo arakanwa ibyo avuga ahubwo umuntu n'ibyo akora niwe muntu hano hari abantu benshi beza mu isi bararira ku ijoro imfuzi n'abapfakazi bakabafasha kandi bakabakorera imirimo ikomeye akabaho n'abandi ntaco bibabwiye usanga ni wa muntu kandi ikintu biza kintangaza nuko umuntu wese iyo amaze gupfa mu biriyo nagiye mba 90% iyo haba muhamye ngo yafashaga imfuzi bagafasha n'abapfakazi ariko uko abantu bamuzi bamwe apana bose arababikoraga wareba mwari mubana muri quartier wareba umupfakazi yafashije imukamubura wareba imfuzi ese ibintu byose yabikoraga mu ibanga ikindi kujya umuntu azamenywa n'abandi aho wabayega barakuzi hanoga muri Kenya barakuzi kabiri namwiza baramuzi nta muntu wo kwivuga nabi naje baranzi
nta mpamvu yo kuvuga ibyo udakora, nta n'impamvu yo kuguhanga ibyo utakoze. Izi mfuzi ni izacu twese, tukareke ngo runaka ngo azitekereze cyane kukurusha nkaho we ntacu bikubwiye, kuko ndakiye ko abantu bose aho bari b'abanyamulenge ku isi barapfushije kandi icyadukozo barakizi, n'ubundi n'izindi ziracari kuziza. Ngenda navuze ngo nibashaka bazogere 500, si bo bazotuma nkena kandi si bo bazotuma ntagira amafaranga. Nta nubwo gameze nabi, ubona se meze nabi cyane ku buryo novuga ngo baranshakaje. Oya, kandi nawe wagize ico ukora se, kurana ko umuryango wawe hari ico wahungabangije cyane kubera kuko wagize ico wazifashije. Ariko bino ni ibintu bitureba. Abantu Imana yagire neza bakaja hanze, bagahindurirwa ubuzima amateka. Hari abantu bari muri Afrika bafite ubuzima bwagiye buhinduka, bazi bafite ubuhamya. Uzotekereza umupfakazi, utekereza imfuzi, ubwire unuyibuke, Imana ibikwibukira. Tukerekere gutyo. Abari abana bose bakeneye ubufasha, hariho nabandi bari nahandi nawe, hariho nuzi ariko utafashije. Kandi usozera kuri ico cy'abapfakazi, abantu twavuga kubijanye n'imfuyo n'abapfakazi. Jewe inama natanga bibiranye n'akarengane twamaze kuvuga. Hari abapfakaye ejo, hari nabandi bagiye gupfakara, hari nabandi dufite dutunze mu mago yacu abapfakazi bato. Nje inama notanga umupfakazi wese mutoye, nubwira amahirwe ukabona umugabo ushaka. Kandi imiryango, shewe umugore wanje aracari mutoye, afite abana babiri. None ubu nyine mfuye cyo kwicara gute? Umugore wanje abonye umuhungu umugabo mukunze akavuga ati ndakujana ntagende. Ariko umuryango ni worohe, ureke ko abaza umugore wanje kabiri, ijambo rya mbere yambuze, icya kabiri ugende kumwaka abana twabyaranye. Reka wa sura ugereke yo kuja ku mwaka n'inkwano ugagiye ku ngo bazane. Reka wa mugore ajane babana, kandi babanaga nabitira, ahubwo uwo muza mworoha. Kandi ndimo kaza muri nawe, ese muza muri kwangira muri leta byagenze gute? Ubundi leta zifasha abantu bananiye kumvikana. Ariko leta gayo ntiyozamo, leta yajemo ntabwo bo mwaka umwana ngo leta ntibo mwaka umwana. Ariko nanone azasigara utuntu ku mutima, harangiza ngo leta ngo n'umubyeyi. Erega leta n'umubyeyi w'abantu bananiwe kumvikana, bagiranye ibibazo ga leta ikaje hagati. Famiye zabanyira umuhungu wapfuye, nugira Imana mukazana wawe akabona undi mugabo, uzaza umushigikira, ndetse babana hajya abajanye, ugenda ubareba unabafashe, ubafashe nk'abana basize umwana wawe kandi bakiri nk'abana bawe. Afashe umuntu uri kumurera, ndetse wa mugabo unamushimire, umubwire n'inshuti, unamushimire. Hano kunda abana bo mwana, ushimire wa mugabo, unashimire ndetse na wa mugore wabaye intwari tiyana bata. Hari abagore bari mu gutabana nabo, katubareke bibigwaje. Reka dusoze ndabashimiye. Ikindi gice cya kabiri cyavugaga ku bapfakazi, kandi ufite uzaba bitekerezo, ufite uko byumva, ubwira ico bivuzeho, ubwira ico bitangaho muri comment section. Tureke kugira ico bivugaho ngo ugire ingingimira, oyaye keretse utazi kwandika comment. Wowe se kuko ndabafite abantu benshi bazatwandikira ngo se gute ngo wananiwe kwandika comment, mwiza kwihangana nyine nta kundi. Ariko aho hasi munsi y'ikiganiro abari ahantu handitsemo, hari ahantu ha comment, nihuja kuri televiziyo. Ukorera kuri televiziyo ntibizokunda keretse ufite machine cyangwa ufite telefone. Ndabizi benshi muzagira ico mushaka kubivugaho, muzagira ico mushaka gutangaho ibitekerezo. Nimba utazi kwandika comment, ufite igitekerezo, reba umuntu mutoya bikwereke ariko ukoresheje telefone cyangwa machine, ubwira ico uvuga kuri iki kiganiro kivuga ku karengane k'abapfakazi, by'umwihariko mu banyamulenge. Ni by'umwihariko ahandi naho bararengana, ibyo tuvuga biri rusange, ariko twari tugendeye kuri experience y'ibyo tuzi mu banyamulenge. Rero muri comment section rero mugira ibitekerezo zanyu mutanga, abandi mugerageza kugira ibindi bihabanye nibi muzatwandikire. Abazabasha gutinyuka kuza kuri kamera muhawe kazi. Nimba mwumva buri wese n'ibitekerezo byiwe hano, nta mu expert birimwo, timuze kujadinga ibitekerezo
bihabanye cyane n'ukuri cyangwa ngo mujajinge umuntu bitewe n'uwo ari we uko utekereza mureke kumva igitekerezo. So ndabashimiye cyane, ni kuri AFRIMEDIA live, mwari kumwe na director Gabi. Imana ibarinde kandi ikomeze kubagirira neza. A world of stories.